ukurikiye Jo Satire TV, umugoroba mwiza kuri wowe uri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu ndetse n'abari hanze. Twizere ko mwe mwese mumeze neza cyane. Nkuko rero twabibararikiye, rero twavuga ko turaza kubagezaho imwe mu myanzuro yafashwe mu nama yahuje na SADC. Akaba ari imyanzuro mu by'ukuri isotse muri aka kanya, tukaba ari imyanzuro tugiye kubagezaho. Mbere ko tubagezaho iyi myanzuro rero, Perezida Kagame mu by'ukuri we yongeye gushimangira ko Repubulika Iharanira Demokarasi n'u Rwanda, ko u Rwanda mu by'ukuri u Rwanda rudateze gutuza ku mutekano warwo. Ibi Perezida Kagame yabivuze ubwo yari yitabira inama yahuje ibihugu bya EAC ndetse na SADC, avuga ko Kongo idakwiye gusaba u Rwanda gutuza kandi hari ibibazo biteye inkeke ku mutekano warwo. Ni mu butumwa rero yatangiye mu nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zo mu bihugu bya EAC ndetse na SADC kuri wa gatandatu, aho yashimangiye ko nta muntu wacecekesha u Rwanda. Yagize ati, tumaze igihe kinini tubisaba Kongo n'abayobozi bayo ndetse twabasangije impungenge zacu tubasaba kuzikemura ariko barinangiye. Ibi rero umukuru w'igihugu yavuze ko iyi nama ihuriweho ikwiye gukoreshwa mu buryo bituma ikibazo cy'ubwicanyi bushingiye ku moko muri Kongo n'imigambi yo gutera u Rwanda bibonerwa umuti urambye. Ibi nibyo Perezida Kagame yatangaje muri iyo nama. Hanyuma rero imyanzuro yasohotse, imyanzuro nta gitandukanye cyane n'imyanzuro twabonye abaminisitiri cyangwa se abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bibi bihugu bari bafashe, kuko mu by'ukuri umwanzuro mu myanzuro wafashwe nuko abakuru b'ibihugu benshi bagiye bagaragaza ko mu by'ukuri bababajwe n'ibyabaye muri Kongo, aho mu by'ukuri byagaragaye ko byari umutekano mukeya. Hanyuma kandi mu by'ukuri bakaba batarashimishijwe n'ibyabaye. Hanyuma imwe mu myanzuro tugiye kubabwira, imwe mu myanzuro mu by'ukuri ubona ko ari imyanzuro ifatika, cyangwa se imyanzuro yagiye ifatwa ni myinshi, ariko reka tubabwire iy'ingenzi. Hamwe mu mwanzuro wafashwe nuko bavuze ko mu by'ukuri hakwiriye abadiplomate ndetse n'abayobozi batandukanye bakwiriye gucungirwa umutekano, kugira ngo n'ikindi gihe hatazagira umudiplomate wongera guhura n'ibibazo, mbese umutekano w'abadiplomate. Ikindi cyavuzwe ko kigomba kwihutishwa ni guhagarika imirwano. Iki kintu ndashaka kugisubiramo cyane, kuko buri muntu wese wagiye ufatira ijambo, buri mukuru w'igihugu wese wagiye ufata ijambo yagiye asaba ko mu by'ukuri ikintu cyitwa imirwano kigomba guhagarara igitaraganya. Ibi rero biri mu bwoba kwihutishwa mu myanzuro yafashwe ko imirwano igomba guhagarara, ahubwo hagakurikizwa inzira y'ibiganiro. Ari naho ahangaha mu myanzuro yafashwe hafashe umwanzuro w'uko mu by'ukuri Kongo ikwiriye kuganira n'umutwe wa M23 bakaganira ku kibazo bafitanye, hanyuma bagagikemura. Hanyuma undi mwanzuro wafashwe muri iyi nama ni uguha iby'ingenzi abaturage, birimo ibiryo, amazi ndetse n'umuriro. Mu by'ukuri abaturage bakareka kuba bagira ibibazo. Mbese ikwiriye kwihutishwa mu myanzuro yafashwe nuko abaturage bose ba Kongo bakwiriye guhabwa iby'ibanze, harimo ibiryo ndetse n'amazi n'umuriro. Hanyuma kandi abagaba bakuru b'ingabo basabwe ko bakwiriye hari ibyo basabwe guhita bagomba gukurikira kugira ngo bishyirwe mu bikorwa, harimo guhagarika intambara. Aba bagaba bakuru b'ingabo basabwe ko mu cyo bagomba guhita bihutisha ndetse no kwitaho cyane ari uko mu by'ukuri bagomba gukoresha uko bashoboye kose intambara igahagarara. Hanyuma kandi bagomba gukurikirana ko ishyirwa mu bikorwa ryo gutanga ubutabazi bw'ibanze ku babukeneye ndetse n'ubufasha ku baturage, ko ibyo ngibyo bigomba gukorwa bigashyirwa mu bikorwa. Iki ngiki nacyo abagaba b'ingabo nabo bagomba kukihutisha cyangwa se bakakireba kigakorwa cyane, aho abakeneye ubufasha bagomba kubuhabwa. Hanyuma kandi abagaba b'ingabo bagomba kwita cyane ku gutanga umurongo w'uburyo umutekano wakongera kugaruka muri Kongo ndetse no mu nkengero zaho. Ikindi abagaba b'ingabo nabo basabwe cyangwa se byasohotse no muri uno mwanzuro nuko inzira zimwe na zimwe zihuza umujyi wa Goma zigomba gufungurwa kugira ngo abaturage bakomeze ubuzima bwabo busanzwe, abagenda babashe kugenda, abajyana ibicuruzwa babashe kubitwara. Harimo inzira ya Goma Sake, inzira ya Goma Bukavu, inzira ya Goma Kibumba, inzira ya Goma
Rumangabo, inzira ya Goma Rucuru, inzira ya Kivu mu kiyaga cya Kivu, ndetse naho bita Karengera, Bunagana, Akiwanja ndetse na Kanyabayonga. Izi nzira zose bavuze ko zigomba guta zifungurwa kugira ngo ubuhahirane ndetse no kwishyura ukizana kw'abaturage bagenda nta nkomyi, babashe gukora imirimo yabo nta nkomyi. Mbibutse ko neza ko muri iyi myanzuro yafashwe muri n'inama ya East African Community ndetse na SADC, mu by'ukuri mu biganiro bagiranaga nta hantu bigeze bavuga ko M23 iva mu bice yafashe. Ngira ngo murabizi ko mu bihe bigiye bitandukanye inama zagendaga zibaho, abayobozi batandukanye bagenda bavuga ko M23 igomba gushyira intwaro hasi ndetse igasubira inyuma, ariko muri iyi nama y'uyu munsi ikintu cyiza gishimishije nuko ntaho bigeze bavuga ko M23 iva mu bice yafashe. Ikindi kandi nacyo cyo kwishimira nuko ntawe yigeze avuga ko Kongo iganira n'u Rwanda, ahubwo basabye Kongo ko ikwiriye kuganira na M23. Ntawe yigeze aganira cyangwa se avuga ko mu by'ukuri ngo yongere afate M23 ayita u Rwanda. Mu biganiro byose byabaye ntawe yigeze avuga ko Kongo ikwiriye kurwanira n'u Rwanda, ahubwo basabye Kongo ko ikwiriye kuganira n'abaturage bayo ba M23, kuko ahangaha mu by'ukuri Kongo yaje muri no nama ije kuganira na M23, ariko ntawegeze abita inyeshyamba. Mu biganiro byose bigeze bibaho ntawegeze yita M23 inyeshyamba. Ibi rero akaba ari ibyo kwishimira cyane, kuko mu by'ukuri bikaba ari indi ntambwe niba koko uwaje ahagarariye Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ijambo rye nawe ntaho yegeze avuga ko mu by'ukuri ndetse na Tshisekedi ubwe mu kiganiro akoresha ikoranabuhanga nta hantu yegeze avuga ko M23 ari inyeshyamba cyangwa se umutwe w'iterabwoba. Bikaba rero ari indi ntambwe nayo igaragaza ko mu by'ukuri hashobora kuba hariho icyizere cy'uko hazabaho ibiganiro imbona nkubone, nk'uko Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yabivuze mu ijambo rye avuga ko Kongo ikwiriye kuganira imbona nkubone ndetse imbona nkubone na M23. Rero kandi ntago twabura kuvuga ko ikibazo wakibaza nuko uyu Somo Kakule bahaye kuyobora intara y'Amajyaruguru mu masaha yatambutse hari video yagaragaye yagiye hanze ari kuvuga ko mu gihe gito bagomba kuba bamaze kwisubiza uyu mujyi wa Goma. Umuntu akaba yakibaza niba mu by'ukuri Kongo igiye gusuzugura ibihugu 14 byari biteranye biri kwiga ku kibazo cyayo. Ibi nabyo nibyo wakitega ukibaza se uyu mugabo uyobora intara ya Kivu y'Amajyaruguru ariko akaba ari kubarizwa i Beni, aho ari nko mu birometero 300 uvuye muri Goma, akaba avuga ko mu by'ukuri mu gihe gito bagomba kuba bamaze kwisubiza uyu mujyi wa Goma. Ukaba wakibaza niba koko Kongo ikomeze gutsimbarara ku ntambara, aho yaba mu by'ukuri isuzugura ibihugu 14 byari biteranye kugira ngo byige kuri iki kibazo cy'intambara iri kubarizwa muri Kongo ndetse no mu burasirazuba bwayo. Ibyo rero mu by'ukuri mu ncamake akaba ari yo myanzuro yavuzweho muri iyi nama yahuje EAC ndetse na SADC, akaba ari uguhagarika imirwano, ndetse ibyibanze cyane ni uguhagarika imirwano, guha abaturage ibyibanze, gufungura inzira zimwe na zimwe zituma ubuhahirane bukomeza kubaho, ndetse no gutanga umurongo wo kubona umutekano wa Goma ndetse n'inkengero zayo. Iyo rero akaba ari imwe mu myanzuro yafatiwe mu nama yari yahuje SADC ndetse na EAC. Akaba ari imyanzuro twakugezagaho muri aka kanya, ukaba wagezwaho nanjye Mr. Joe. Twizere ko ibyo biraza gukurikira turaza kugenda tubikugezaho. Birumvikana ko abavugizi ba guverinoma zigiye zitandukanye nabo hari ibyo bagenda batangaza, ibyo nabyo tukazabikugezaho mu makuru yacu ataha.